kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 3:16. Yesu ashimwe bene data, ni Pastor Ndayizeye Emmanuel. Bahaye ikaze muri Ndayizeye Impact Show y'uyu munsi. Ijambo tugiye kuganira avuga ngo tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo butubeshejeho bene data, nubwo benshi cyane batabyakira ngo babyizere. Hari n'abantu batemera ko Imana iriho, bakumva yuko idahari, bakumva ko bariho kubera amahirwe, cyangwa se bakumva ko ibyo bafite ari ku bwabo, ari ku bw'ubwenge bwabo, ari ku bw'imbaraga zabo, bityo bakumva Imana ntago bayikeneye, ntayihari. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwire ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo. Ikintu kintangaza nuko nabo batemera Imana, batayishaka, Imana ibakunda. Imana yakunze abari mu isi cyane. Nuvuga ngo Imana ikunda abantu bayo, waba utayizera, waba utayishaka, iragukunda. Abantu batikiza ko Imana ikunda abizera gusa, hoya, Imana ikunda abantu bose n'abatizera bakunda. Rero kuba utashaka Imana, kuba uvuga ngo ntago waremwe nayo, kuba wumva ibyo ugera hatariyo, ntibikubuza ko igukunda. Niyo mpamvu navuze ngo tubeshejweho n'ubuntu bwayo. Nubwo utabyemera, ariko uriho kubw'ubuntu bwayo, kuko umwuka ufite ntacyo ukora ngo ubone, kubera ko ingingo ufite z'umubiri ntacyo watanze kugira ngo bigifite. Ni ubuntu bw'Imana. Wabyemera utabyemera, ubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Ariko kandi nubwo Imana ikunda n'abatayizera, ikintu kibabaza ni kimwe, nuko igukunda ariko ntubyakire. Nuko igukunda, ikugirira ubuntu, ikakubeshaho, ariko ntubyemere. Nuvuga ngo icyo Imana yifuza nuko abantu bayo twizera ko tubeshejwe n'ubuntu bwayo. Nuvuga ngo iba ishaka ko wizera ko kuba uriho, kuba ugihumeka, kuba ufite ibyo utunze, kuba ufite ubwenge ufite, ari ubuntu bwayo. Nicyo ibishaka. Ariko kuba utabyizera birababaje cyane, birayibabaza cyane. Ikindi cya kabiri, uyu munsi turiho kubw'ubuntu bwayo, abizera n'abatizera, ariko kandi tuzajya no mu ijuru kubana n'Imana kubw'ubuntu bwayo. Rero birababaje ko iyo utakiri ubuntu bw'Imana ngo ubyizere ko ubeshejweho naho, nabwo hano mu isi irababara, ariko kandi ikanababazwa nuko yifuza kuzabana nawe mu ijuru. Kuko bivuga ngo kuko umwizera wese atazarimbuka. Nuvuga ngo iragukunda, yifuza ko wizera ubuntu bwayo kugira ngo uzabane nayo mu ijuru. Ibabazwa yuko kuba uriho utizera yuko ari ubuntu bwayo, ikanababazwa nuko wanze kwakira ubuntu bwayo kugira ngo uzabane nayo mu ijuru. Birayibabaza cyane. Imana yifuza ko wizera ko ubeshejweho n'ubuntu bwayo, kandi wizera ko uzabaho kubera ubuntu bwayo. Uriho uyu munsi kubera ubuntu bwawo, uzaba mu ijuru kubera ko wizeye ubuntu yagize, aribwo gutanga umwana wayo. Niyo mpamvu akenshi Imana ikoherereza abantu benshi bakakubwira ijambo kugira ngo wizere, kuko ntiyifuza kurimbuka. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero 3:9 avuga ngo abantu batekereza ko Imana itinze isezerano, ariko Imana ntitinze isezerano. Umwami Imana ngo ntitinze isezerano kuko abantu batekereza ko iritinze, ahubwo ngo yihangana, idashaka ko hagira n'umuntu n'umwe. Musobye neza muri Bibiliya ngo ishaka ko hatagira n'umuntu n'umwe urimbuka, ngo ahubwo ishaka, ni ubushake bw'Imana ko bose bihana. Imana ikora uko ishoboye, haba mu ijambo ikoresha abantu bayo kugira ngo bakubwire, kugira ngo wakire ubuntu bwayo, wihane. Ku rubanza rero bizagenda bite? Ikintu cya mbere Imana izakubaza ko nakugiriye ubuntu, ko nagukunze mwana wanjye, kuki utigeze ubyakira. Icyo kibazo Imana ntako nakugiza, kuki utigeze ubyakira. Rero Imana ishaka yuko ubyakira. Tubeshejweho n'ubuntu bwayo. Rero Paulo yabivuze neza avuga ngo mu rwandiko yandikiye Abakorinto 10:19 avuze ngo
ngo maze aramakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho imbaraga nkeya ziri niho imbaraga zanjye zuzura. Anje Pawulo atavuga ngo nzajya noneho nishimira kandi nirata intege nke zanjye kugira ngo imbaraga z'Imana zinzeho. Pawulo rero asobanukiwe yuko abeshejweho, Imana yamusobanuye ko agomba kubeshwaho n'ubuntu bwe. Amaze kubyakira atangira kubyishimira, avuga ati noneho ubwo imbaraga z'Imana zigiye kuza kuko nabyakiriye nzajya mbyishimira. Bene data, tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Imana yifuza ko ubyizera, ukumva yuko kuba uriho n'ubuntu bwayo. Noneho iyo umaze kubyizera, imbaraga ngo z'Imana niho zizira. Kristo, imbaraga za Kristo niho zizira. Umuntu wese wizera kandi akakira yuko abeshejweho n'ubuntu bw'Imana, imbaraga za Kristo zikwana nawe, kubera ko Kristo iyo aje mu kintu byose bigenda neza. Rero bene data, Imana yifuza ko twizera ko tubeshejweho n'ubuntu bwayo, turiho kubw'ubuntu bwayo, tuzajya mu ijuru kubera ubuntu bwayo. Ariko ikibazo nuko benshi batabyizera bakumva ni ku bwabo. Ikibazo nuko benshi batabyizera ntibakire iyo mpano y'ubuntu bakazaribuka. Ariko mwene data, ukurikiye iyi nyigisho, ndakwifuriza kugira ngo mu buzima bwawe wizere kubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Waba ubwenge ufite ni ubuntu bw'Imana, ibyo utunze ni ubuntu bw'Imana. Ariko se koko urabyizera cyangwa utekereza yuko ari kube gawe, utekereza ko ari imbaraga ze? Ariko ni ubuntu bw'Imana. Iyo rero wakiriye ubwo buntu ukabyizera ukabyishimira, Imana iranezerwa ngo maze imbaraga za Kristo zikuzura. Imana rero ibaho umugisha, idushoboze kubyizera. Kadusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe. Ubuntu bwawe ni bwinshi Mwami, ubuntu bwawe nibwo buduhagije. Twebwe ku bwacu ntacyo twakwishoboza, ariko ubuntu bwawe Mwami buraduhagije. Mwami, sengera umuntu wese urebye no nyigisho kugira ngo mu mutima we yongere yizere kandi yakire ko ubuntu bwawe ari bwo businge. Mwami, icyama mu buzima bwacu bwa buri munsi tukishimira ubuntu watugiriye, ubuntu bwo gutuma tubaho kandi ubuntu buzatuma tujya no mu ijuru. Icyo ni kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abaho umugisha mwinshi kubwo gufata umwanya mu kumva iyi nyigisho. Amen.